Kiliziya y'Imana kugira ngo Nyagasani ayikomeze mu kwemera nyako kandi ahe kwakirana ibyishimo ibyiza byose ayiha kandi ayiteho muri iyi minsi kugira ngo izagire umushumbo yibereye maze twese tumurikiwe na Kristo tugire ubugingo butari ubwa hano ku isi ahubwo bwiteka. Tubisaba Imana. Priez pour toute humanité, pour qu'elle Seigneur affermisse et entende qu'elle ne veut pas à discordance et cause de la puissance de le bien passager de ce monde, au contraire qu'elle vive incompréhensible parce qu'elle est même Père unique, notre Père qui est aussi Père Dieu. Pray for all students who studied in this school, wherever they are, may be a beacon of light for Christ, and may they be a beacon of light for all believers in spreading the gospel of Jesus Christ in their lives. Let us pray to God for this. Tuwaombee vijana ambao ulimwengu kuchagua zaidi yale yenye manufaa kwao, ambaye atawaletea katika mpango mzuri wa Mungu wa kutoka kwa watu wa zaidi kuwatangazia Yesu Kristo katika maisha yao na kuzingirita sauti kutoka mtakatifu kunena moyoni mwao. Tuwaombeeni. Tusabe nafe fenanga tukunganye wano Mukama aliyoka kubirize imitima jaffe obulime byo kwagala no kongera okuziyimisa esobole okusinga nga bwe twagisanga. Tusabe Katonda. Banabere abemera bose itarari bamurikira. Tubisaba Imana. Twisabire natwe abaterana hano twese kugira ngo Nyagasani atere imitima yacu kwanga icyaha no kuvubuka imbuto z'urukundo n'ubuvandimwe no kurushaho kubaka isi ngo irusheho kuba nziza kuruta